Reka twongere tubahe ikaze bakunzi b'Umuragwa Family TV. Uyu mwanya tuje kuganira nk'uko bisanzwe, tukaba turi kumwe n'umutumirwa musanzwe mumenyere hano ku muyoboro w'Umuragwa Family TV. Twatangira tumuha ikaze. Murakoze cyane. Uyu munsi rero tukaba twashatse kuganira ku ngingo abantu benshi bakunze kwibazaho, ariko kampamani impungenge ko uyu munsi muri buze gusobanukirwa. Hari ingingo ikunda guhurirwaho n'abantu benshi, ariko akenshi bikunda kuvugwa n'abantu wenda baba baragize ubushobozi bwo mu bijyanye wenda n'amafaranga. Kavuga ati iyo umuntu ngo yavutse ari umukene ngo ntabwo aba ari ikosa rye, ariko ngo iyo apfuye ari umukene ngo aba ari ikosa rye. Nk'uko ngo umuntu atagena aho avukira, ariko ngo aba akwiye guhitamo ngo nyine aho azasazira cyangwa se uko azapfa ameze. Niba azapfa ari umukire cyangwa ari umukene niwe ubigiramo uruhare. So twe turashaka kugira ngo tubaze umutumirwa cyangwa se namwe bo ku Muragwa Family TV, nta gihe umuntu ashobora kuvuka ari umukene hanyuma akagerageza bikanga, kwa kundi bavuga ngo iyo upfuye ngo uri umukene ngo riba ari ikosa ryawe, ugapfa byaranze uri umukene, nyamara nta kutagize nyine ntaho utageragereje ariko ibintu bikanga. Ibintu bikanga? Yego. Byashoboka, ariko ntekereza ko impamvu abantu bavuga gutyo ngo kuvuka uri umukene si ikosa, ariko gupfa uri umukene niryo ryabikoze. Nabyo sinabyemera 100%, ariko hari aho nabyemera, kubera ko umuntu ushobora kuvuka nyine wavukiye muri famiye ikennye. Ngewe icyo nemera ko igihe wavutse ukaba nta bumuga wavukanye, wavutse mu buryo nyabwo nyine nk'uko umuntu avuka agakura akaba mukuru, ukagira ubwenge, ukaba watekereza. Nekereza ko ni wowe ubwawe ugena uko uzabaho, ariko ubifashijwemo n'Imana, kuko tuzi neza kubemera Imana niyo mugenga wa byose. Ariko ntabwo Imana izava mu ijuru ngo ize ngo igukorere ibyo wakagombye gukora. Icyo Imana ikora, iha umugisha inzira ugiye kunyuramo kugira ngo uhureyo na ya migisha nyine. Ni nko kugutegurira inzira. Rero njye ntekereza ko bishoboka 100% ko wavuka uri umukene, ariko ntuzapfa uri umukene, kandi ari wowe ubwawe wabigizemo uruhare. Uremera ko ushobora kuvuka uri umukene ugapfa uri umukire? Birashoboka. Hanyuma ntabwo wemera ko ushobora no kuvuka uri umukene, zino struggle umuntu acamo ashakisha, ukagerageza ibintu byinshi, ukagenda nyine ushakisha amahirwe ahantu hafi ya hose, ariko ukagerageza bikanga n'ubundi ugapfa umukene? Nabyo birashoboka, ubundi nta kidashoboka. Kimwe nuko ushobora ukavuka nyine ukavukira mu bakire, ariko ukazapfa uri umukene. Nase ntibibaho? Ibintu byose kuri iyi si birashoboka, byaba ibyiza byaba ibibi, uba uri umukandida wabyo. Mu gihe rero ugihumeka, ibintu byose birashoboka. Ubwo iyo mvugo abo ikwiye guha icyizere cyane cyane n'abana. Hari abantu urumva ku mukene kunumva mbyumva, urumva iyo mvugo ishobora wenda kumurema agatima. Dushobora ko waravutse uri umukene, ariko wenda ntabwo uzapfa uri umukene, bikamurema agatima, kandi ni na byiza. Ariko ku mukire se, niba yaravutse ari umukire, iyo mvugo urumva hari igihe nyine bo bahita bumva ko ireba abakene gusa, ntabwo abakire bo ibareba. Agahita yumva ko niba yaravutse ari umukire, n'ubundi we nyine uko byagenda kose azapfa ari umukire. Abo ngabo iyo mvugo ntabwo ishobora kubakoraho, cyangwa nyine n'imvugo ikwiye kubwirwa abantu baba baravutse ari abakene gusa. Oya, reka nkubwire, iyo hagize ikintu kivugwa, baravuga ngo abwirwa benshi akumva beneyo. Niba bavuze iyo mvugo njye ikaba itandeba, nta kintu iri bumpindureho.
ariko ninumva hari akantu kari buvemo kagira icyo kamfasha, urumva ko ndayikurikiza. Buri wese na situation arimo ubwo aba afite uburyo ajyana ubuzima bwe, uburyo abuyoboramo. Ariko niba uri umukire ntuzi ngo uzapfa ryari, ntuzi wenda ngo bizagenda gute, numva iyo mvugo nta kintu yakumarira. Deja wamaze kuba wowe uzi ko uri umukire, none niwumva iyo mvugo ngo gupfa kuvuka uri umukene si ikosa, ariko gupfa uri umukene ni ikosa. Kandi we ni umukire, none se ntabwo azishyira mu bakene kandi ari umukire? Iyo mvugo izamufasha muri cya gihe yagize umwaka agakena, niho azagira ute ashobora kwisanisha, noneho agahita agenda yumva ibintu byagiye bivugwa. Kimwe nuko aba ari umukire, niba yaravutse ari umukire, aba atazi ngo kugenda ngo muri bisi. Cyane cyane usanga nk'abana b'abakire bajyanwa ku mashuri n'ababyeyi, usanga aririra ngo bazamujyane muri bisi, ngo mami wandetse nkazagenda muri bisi. Urumva? Noneho umukene we ari kugenda n'amaguru, nta n'inkweto benshi bambaye. Ese urumva abo bantu baba batekereza kimwe? Umwe ari kugenda n'amaguru nta n'inkweto yambaye, undi ari kurira ngo bamujyane muri bisi kandi afite imodoka imujyana buri mu gitondo ikajya no kumucyura. Umva rero ko aba bantu ibitekerezo byabo biba bitandukanye cyane. Ariko nunirangiza yuko muri ba bandi nyine baba babayeho nabi, navuga ngo mu buzima buciriritse, niho usanga havamo abantu bakomeye. Kubera iki? Kuko ibintu byose, ubuzima bwose baba barahuye nabwo, nta kidashobora kwihanganira. Aho ngaho wenda kuri iyo mvugo yemba numva umukire hari ahantu nawe ibimureba, wenda nubwo rimwe na rimwe nyine wenda batangira bavuga umukene, ukuvuka uri umukene ntabwo ari ikosa. Ibyo ngibyo byo nyine ntabwo ari ikosa ko umuntu yavuka ari umukene, ariko gupfa uri umukene ni ikosa. Bivuze ngo umuntu upfuye ari umukene, yaba yaravutse akennye yaba yaravutse akize, iherezo ryawe nyine iyo ribaye uri mu bukene, nawe nyine uba ubaye umunyamakosa. Ese ubundi ayo makosa baba bavugana ayahe? Ntabwo ngiye nemenya kuvuga ngo wapfa, ntabwo aba ari ikosa. Sinzi wenda uburyo wahanirwa, ariko nuko ngiye ntekereza ko ni muri ya sanse yo kuvuga ngo wenda wabonye amahirwe niho yakoresha. Ariko ikosa, kwitwa ikosa ni cyagira ubukora ikosa bakaba baguhana. None se ubwo upfuye udakize ninde waguhana? Urumva uba wihannye, icyo gihano noneho ukanacyumvisha ku muryango wawe. Nkeka ko ariyo mpamvu wenda babivuga. Simbizi, nzabikorera ubushakashatsi ndebe impamvu babyita gutyo, ariko ngewe ntabwo nemeranya nabyo. Urumva iyo umuntu afite amafaranga aba ameze nkaho ari nyine aba afite ukuntu yisanzuye kurenza umuntu udafite amafaranga. Nyine aba ashobora kujya ahantu ashaka, akaba yafata ikintu ashaka, akagura ikintu ashaka, cyangwa se agatemberera ahantu ashaka. Noneho umuntu wenda ufite nk'ubushobozi bwo gukora ibyo bintu byose akabyamburwa, urumva aho hantu uwo muntu wavuga ko uba umuhaniye kwa. Ninde se waba umuhaniye? Nyine urumva umuntu ufite nk'ubwo bushobozi ukaba umwambura, uba umuhaniye. Ninde se waba umwambura? Ahubwo ni igihe kiba umwambura cyangwa n'igihe, cyangwa se nyine n'amahitamo yawe, kuko ushobora gukora ikosa rito mu buzima, bwa bushobozi wari ufite bugahita bugenda. Iyo bugiye rero umva wabuturutse kuri rya kosa wenda bavuga wakoze. Niyo mpamvu bavuga bati niba hari ikintu nyine utakoze kigatuma utagira nyine bwa butunzi cyangwa se ugira bwa bushobozi butuma ubona bya bintu ushaka, bituma ujya ahantu ushaka, cyangwa se ngo abana bawe babeho ubuzima bwiza nk'ubwo wenda wabifurizaga, nyine urumva aho ngaho uba ukoze ikosa ryatumye wisanga mu buzima nyine utifuzaga. Ariko njye nubwo wabyita amakosa, njyewe sinzi, ntabwo bari ko mba mbyumva, mba numva ko bishoboka ukagerageza bikemera, cyangwa ukagerageza bikanga.
ahubwo ahantu mba numva byagakwiye kwitwa ikosa wenda sinzi impamvu bahisemo icyo kinyarwanda ahantu byakabaye byakwiye kwitwa ikosa n'igihe bazi neza ko uwo muntu apfuye atarigeze agerageza kuko umuntu wagerageje bikanga ntabwo ngewe namwita umunyamakosa nk'umuntu nyine utarigeze agerageza ahubwo n'umuntu wagerageje bikanga usanga abantu ubwo bamugirira impuhwe ntako atagize nubwo byanze ariko yari yagerageje yakoresheje imbaraga ze zose ariko nyine ntabwo yahiriwe ubwo rero ariko ntabwo usanga rero abantu benshi aho ngaho ari uwagerageje ari utaragerageje kubera ko mwese nyine rezilita zavuyemo nyine nta kintu kizima cyavuyemo ari uwagerageje ari utaragerageje ubwo mwese bagahita babashyira mu gatebo kamwe mugahita mwitwa abanyamakosa abo rero ndabakomeje nyine bihangane gusa icyo umuntu ngewe inama nagira abantu ni ukudacika intege niba wumva ko hari ikintu wakora niyo kaba ari akantu gatoya ariko kakagira icyo kakungukira gakore wicike intege injiramo neza ugakore neza bizagenda neza ntiwumve ko ntabwo nshoboye ubuse nashobora iki oya uko byagenda kose nta muntu wananirwa gukora ikintu runaka buri wese aba afite ubushobozi bwo gukora iki nubwo wenda ngewe tudafite ubushobozi bungana cyangwa se tukaba tutafite na kapasite ariko hari ibyo nshoboye gukora neza hari ibyo nawe ushoboye gukora neza niba rero ngiye mbona hari ibyo ngomba gukora neza bikavamo uhita wiransa ntucike intege noneho bituma ugera ku nzozi zawe ariko ikindi kintu gikunda gutuma hari n'igihe winjira mu bintu ugasanga uranagize urabinaniwe kandi wanabishoyemo hari ikintu abantu bakunda kwibeshyaho ati niba runaka yakora biriya reka nanjye mbikore ntabwo uzi uburyo yize umushinga wiwe wowe wabibonye hariya biteretse wenda tuvuga ari gucuruza ariko ntuzi uburyo yatangiye uwo mushinga wo gucuruza kumva ngo niba ari gucuruza kawunga reka nanjye kuzicuruza ziragenda ubundi se hari igihe abantu batarya ngaho niho abantu bibeshyira ugasanga ufashe amafaranga yawe uyajyanye mu bintu utatekereje kubera ko uri kubicuruza ugasanga nyine ugize ute urahiye rero ibyiza ni ukubanza watekereza ugatekereza kabiri ibi bintu ngiyemo nzabikora gute nzabikorera he ese bizanyungukira bite buri kadetaye kose ukakareba kugira ngo utamara kubyinjiramo ugasanga ikibuga kirubamye urumva ubwo rero niyo nama nagira abantu ko ntituzapfe turi abakene tuzapfe turi abakire gukira ni byiza aho ngaho uvuze ngo kudapfa turi abakene mpita nibuka hari ikiganiro nabonye ejo bundi umusore umwe ngo w'umukire ngo w'umunyarwanda uba mu Bushinwa yagikoreye kwa Sabe arimo aravuga ngo ubundi ngo hari igihe kigera umwana ngo yaba ari kuririmba nk'iriya ndirimbo bibahiriza igihugu ariko kuvuga ngo abakurambere ngo b'intwari ngo bitanze ngo batizigama ngiyo ufite umubyeyi wawe ari umukire nyine ngo uhita wumva impamvu y'iryo jambo umukurambere ari we papa wawe cyangwa se ndasogokuru wawe yitanze atizigamye none nyine muri ako kanya wowe wavutse uri umukire cyangwa se ukusanga iwanyu ari abakire ariko ngo iyo papa wawe ari umukene ukanakurikirana rero ukumva na sogokuru ari umukene hari igihe iryo jambo rivuga ko abakurambere bitanze batizigamye ukareba ikintu sogokuru yitangiye ukareba n'icyo papa wawe yitangiye ukabona nyine nta bwitange babishyizemo aho ngaho wenda ntabwo ikiganiro nagikurikiye ariko uwo musore ndamuzi ariko ugiye kujyanisha n'ibyo yavugaga n'iriya ndirimbo y'igihugu ntaho bihuriye n'ababyeyi ni ababa baritangiye igihugu kugira ngo kibe kimeze uko kimeze ntabwo bavuga ngo umubyeyi wanjye ntabwo wenda ugize chance yaba yari arimo ariko bene ari amagambo arimo mu ndirimbo yubahiriza igihugu ni abatumye u Rwanda rubaho rwita u Rwanda
ntaho rero bihuriye no kuvuga ngo umukurambere w'iwacu yari akize cyangwa yari akennye niyo mpamvu nanjye navutse nkize cyangwa navutse nkennye. Oya, aho ngaho ntaho bihuriye. Nyine we yavugaga ko ngo hari igihe ababyeyi bawe uvuka nyine ukabona ko ntako batagize, nyine barahasurinze, bararwanye nyine kugira ngo abana babo babeho neza, ukabona nyine umubyeyi wawe ntako atagize. Noneho wenda nawe wakura ugatekereza nyine ufite ubwonko wenda butekereza mu buryo bwagutse, bahita uvuga uti ibi bintu ababyeyi banjye bavunikiye, uku kuntu ababyeyi banjye bihirinze ntabwo nakwifuza ko bisubira inyuma, ahubwo nyine ikiragano cya famiye yanjye kigomba kuzagenda nyine cyenjoyinga cyangwa se kigendera muri uyu mujyo sogokuru cyangwa se data yatangije kugira ute wo gukora cyane, wo gushakisha, nyine wo guhatiriza ibintu akagerageza utuntu twose mpaka ibintu bikunze. Ibyo ngibyo urumva hari igihe batari umurage mwiza cyane cyane ku bana baba baravutse babo batifashisha. Uzumve hari n'abana bagira complex kumva aravuze ati ngo none wamubwira uti atari ko buriya wowe tujya utekereza nko kugura imodoka cyangwa se ndakuguriza, agahita akubwira ati ntayo iwacu watunze imodoka. Bivuze ngo ahantu aba yaraturutse nawe hari ukuntu nyine aba yumva ko ibyo ngibyo byananiye sogokuru wiwe cyangwa se papa wiwe, ntabwo we ari buze kubishobora. Bivuze ngo ni ikiragano kitari cyiza aba yarakuye mu muryango. Icyo gihe rero ngewe nabifata nk'ubugwari. Yego. Icyo gihe umuntu wese watekereza gutyo yaba ari ikigwari. Uti kubera iki? Kuvuga ngo hari ukuntu sinzi niba ari umugani niba ari iki, umuntu ahita akubwira ngo niba muri kugenda muri nka babiri, hamubwira ngo genda ngo uri bunyerere ndahita mpasimbuka. Nkuko gushakira inzira. Mbese wowe uri imbere yanjye nimbona aho usitaye ngewe urumva ndahakwepa. Yego. Urumva? Rero ni ukuvuga ngo niba ugize wisanze mu muryango, waravukiye mu muryango utifashije, ntabwo wakagombye kugenda ngo ushyire amaboko mu mifuka ngo uvuge ngo none se ngo ko umugani wayo ngo ntawe wacu waguze imodoka, kubera ko utaba uwa mbere uyiguze, ugaca n'ako gahigo. Kuko ibintu byose nk'uko twatangiye tubivuga, iyo ufite ubuzima uba uri umukandida ku bintu byose, byaba ibyiza byaba ibibi, usibye ko nyine buri wese aba yifuza ibyiza. Ariko igihe ugihumeka byose biba bishoboka, ari iyo modoka wayibona, ari iyo nzu wayibona. Kimwe nuko uba ufite imodoka mu gitondo ugasanga ikoze accident, ibintu byose biba bishoboka. Gusa icyo umuntu yasorezaho ni ukudacika intege. Burya iyo umuntu adacitse intege agera kuri byinshi, byanjye bikunde cyangwa se bitinde, ariko hari igihe uzabona ingaruka ya kwa gutegereza wihanganya ariko udashyize amaboko mu mufuka. Wowe kora utegereze ikizavamo, kuko ibyo ari byose usibye nyine nk'uko umuntu yisanga wenda yaravukiye mu muryango ukize. Ariko abantu benshi ntabwo, ariko abakire benshi ugiye gukora ijanisha ntabwo bose bavutse bakize. Usanga rwose ugasanga abenshi batangiriye ku dutaro bagenda bagurisha utunyobwa ariko ugasanga ubu ni umuntu ukomeye. Iyo aza gucika intege icyo gihe ntabwo umuntu aba amuzi. Icy'ingenzi rero ni ukudacika intege. Ngewe numva aricyo twabivugaho. Ukuntu bivuze ndumva twemeranya, kuko ababivuga kenshi abazanye iyo mvugo nubwo ntazi ngo yazanywe nande, ariko abenshi nicyo bari bagamije. Bashakaga nyine kudaca intege cyane cyane nyine wa muntu cyangwa se wa mwana uba waravutse akisanga mu muryango nyine utifashije. Avuga ati niba waravutse mu muryango utifashije, ibyo ngibyo rwose si amakosa yawe, kuko n'ubundi ntiwari buhitemo aho ugomba kuvukira. Ntabwo ari amakosa yawe rwose. Ariko kuzapfa uri umukene byumvikane ko ni amakosa yawe, ni n'igihano nawe nyine uzaba uhaye abazagukomokaho. Ibyo ngibyo akenshi babivuga mu rwego rwo kugira ngo bongere imbaraga nyine abantu baba baravuye mu miryango itifashije, kandi ni byiza cyane. N'abakize nabo iyo nama mba numva ibareba, kubera ko nubwo waba waravutse iwanyu muri abakire, nucunga nabi nyine ugapfa uri umukene,
byanze bikunze nawe ubwo nyine rizaba ribaye ikosa ryawe. Niba waragize amahirwe iwanyu mukavuka bihari, uzabikipinge nyine, wige kubigumana, wige kubibyaza ibindi, nibwo uzaba ubaye umugabo nyine, uzapfe nawe udakojeje isoni umuryango. Iyo waravutse iwanyu ibintu bitameze neza, komeza uhatirize, ushakishe, ushyiremo imbaraga, n'ibyanga wongere ugerageze, n'ibyanga wongere ugerageze mpaka igihe uzapfe ukigerageza. Reka tubashimire rero, umutumirwa wacu nawe tumushimira cyane. Murakoze cyane. Ikiganiro kizaduhaye rwose, ibiganiro ku Muragwa Family TV nk'ibi ntakagaruka. Turabashimiye, mugire ibihe byiza.